Yesu nashimwe bakoze Imana bene data, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nifuje ko nsubiza wenda umuntu cyangwa se abantu bagiye batwandikira batubaza ku nzozi zerekeranye no kwibwa cyangwa se kurota barimo kukwiba. Ni ibintu bigari kuko hazamo no kurota. Hari abantu bakunda guhurira ku nzozi zimwe, wenda barota barimo kwibwa imyenda, abandi bakarota bibwa inkweto, abandi bakarota bibwa amafaranga, abandi bakarota batwara abana, mbega abandi bakarota bibwa impano runaka. Hazamo ibintu byinshi. Gusa inyemerero wenda turebe izo nzu zose kurota wibwa ese bisobanura iki mu isi y'umwuka, mu buzima busanzwe byaba bisobanura iki. Hanyuma turaba dushubije bene data bagiye batwandikira batubaza ku nzozi zo kurota umuntu yibwa. Gusa wenda ntarakomeza, inzozi zose uzarota ari izigutera ubwoba ari inzozi nziza, ukizibuka uzajya ubyuka usenge Imana. Niba ari mbi uzirimbure mu izina rya Yesu Kristo, uzihakane. Niba ari nziza nabwo uzisengere, uzirindishe amasengesho, birafasha. Niba urose barimo kukwiba, byuka udekarare, uvuge ko nta byawe bizibwa. Reka rero turebera hamwe kurota bakwiba icyo bisobanura. Nitwa Evangeliste Gakuru Fabrice, n'umunyamasengesho nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Tugira amasengesho saa 9 za nijoro ndetse na saa 2 za nijoro live, amasengesho y'ubushobozi yo kubohoka. Hanyuma rero kanda like, hanyuma kandi subscribe ndukujya ubwa mbere kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kurota rero bakwiba cyangwa wenda kubura ibintu byawe ariko biri mu nzozi, mu by'ukuri bisobanura gutakaza amahirwe, gutakaza akazi, gutakaza ibintu wifuzaga mu buzima wenda muri iyo minsi wari ugiye kwinjira. Nicyo akenshi bisobanura kurota bakwiba. Nubwo wenda navuze ngo kurota bakwiba iki nzabigarukaho cyangwa se naza no kubigarukaho wenda mbona umwanya uhari. Kurota bakwiba nyamukuru bivuze gutakaza amahirwe yawe cyangwa se akazi kawe cyangwa se amafaranga ndetse n'ibindi bintu wenda wifuzaga kuba wageraho mu buzima. Mu yandi magambo, izi nzozi zaje kukumenyesha ko hari amahirwe cyangwa se umugisha wawe. Ugomba kuba maso, ukitwararika, ugasenga, kuko isaha n'isaha dayimoni zawiba. Ibi ngibi ntabwo wabivuga utari mu ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 10:10 ngo nta kindi kintu kizana umujura ni ukwica, ni ukwiba no kurimbura. Ariko Yesu we yaje kugira ngo abantu babone ubugingo ndetse babone bwinshi. Umujura ni Satani, yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ariko Yesu aje kugira ngo abantu babone ubugingo. So kurota wibwa rero ni kimwe mu bimenyetso bya Satani bigaragaza ko hari ubujura burimo burakorwa mu isi y'umwuka. Hari amahirwe yawe, hari akazi kawe, hari umugisha wawe, hari ibintu byawe bigiye guhagarikwa, ariko ari inzozi zikuburira zikubwira ngo amaso usenge. Mu buryo bw'umwuka rero kwibwa mu nzozi nicyo bisobanura, kuko akenshi kandi bino bintu biba bihagarariwe n'abarozi cyangwa se wenda n'indi myuka mibi ishaka kwiba umugisha wawe cyangwa se amahirwe yawe cyangwa se inyeri yawe. Ariko kandi biba bihagarariwe n'abarozi. N'ubujura akenshi bukunze kuba buhagarariwe n'abarozi, baba bakuroga bakurwanya, noneho inzozi zikaza zikwereka ko hari urimo kwibwa nk'inkweto, urimo kwibwa nk'imyenda mishya. Ariko kurota wibwa imyenda mishya ni kwa kundi nyine baba gutwara inyenyeri. Kurota wibwe ikintu runaka akenshi usanga nyine ari ibyo ngibyo bino gusobanura, ari bishaka guhagarika ikintu cyawe cy'agaciro imbere yawe. Nkuko muri Yohana 10 bavuga ngo umujura asangwa no kwiba no kwica no kurimbura. Ubwo rero nurota urimo kwibwa ibintu, kumvura nababaye, kumvura nahangayitse mu nzozi, ukabyuka wose wumva ubabaye, usabye ko hari urugamba rw'umwuka, spiritual warfare ugomba kurwana kandi ukayitsinda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni inzozi rero ziburira abantu kuba maso, bagasenga, bakarinda imigisha yabo, bakarinda ibyabo. Ntabwo wamenya icyo bibye icyo ari cyo, gusa uko bakurindisha amasengesho ibyawe mu gihe warose izo nzozi z'ubujura. Kuko Satani ashaka nyine kugira ngo yinjire mu buzima bwawe, agira ibyo akubuza akoresheje wenda abarozi, akubuza umugisha, akubuza akazi, akubuza amahoro, akubuza iterambere, arifunge. Haleluya.
Iyo bije rero mu nzozi gutyo ukwiye gusenga ugashikama, kuko ukabwira Imana ikakugarurira ibyawe, ugahagarika ubwo bujura, kuko rimwe na rimwe ari inzozi ziza ariko bitaba. Yego hari inzozi ziza birimo kuba live, ariko hari n'inzozi ziza sibyo bitarimo kuba live. Ubwo baguseka uko byagenda kose, kuko muri Yoweri 2:25 Bibiliya ivuga ko tuzashumbushwa cyangwa tugasubizwa ibyacu inzige, uburima na kagungu n'inyatsi byariye. So rero abantu mwibwe ibyanyu, icyo cyanditswe kigiye kibafasha cyane. Mujye mubwira Imana ngo Mana nsubiza ibyanjye inyatsi, kagungu, uburima byariye. Yoweri 2:25 ndetse no muri Yobu 20:15 ngo ubutunzi wemize bunguri wariko Imana izahubuza mu ndaye. Mu gihe rero Satani yatwaye ubutunzi bwawe yakwibye, ukagaragara ko kwibye, warose inzozi cyangwa utanazirose ukabona ko hari ibyaseyuse, ibyo byanditswe bizagufasha kugira ngo Imana ikugarurire ibyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So icyo wakora rero umaze gukurota izi nzozi cyangwa se gukorerwa buno bujura bwo mu mwuka, uzasenga Imana wizeye uvuga ati Umwami Yesu, ndahagarika imbaraga zose za Satani shaka kunyambura umugisha wanjye, amahirwe yanjye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya ubwo bujura bwo mu mwuka, ndasubirana ibyanjye byose mu izina rya Yesu. Satani urekure icyanjye cyose uri kugerageza kwiba mu buzima bwanjye. Ndi umutsinzi, ndi umuneshi. Nta byanjye bizibwa n'abadayimoni, nta byanjye bizaribwa n'abarozi. Umugisha wanjye, akazi kanjye, business yanjye, inyenyeri zanjye, umuryango wanjye mbirindishije amaraso yandi ya Yesu. Mbese ugasenga amasengesho nk'ayo ngayo yo kurinda ishibya amasengesho no gusenya ubwo bujura bwo mu mwuka. Haleluya. Ubu ufata amasengesho nyine yo kurindisha ibyawe, icyo twita deliverance prayers. Ufata amasengesho yo kurindisha ibyawe, umugisha wawe, amasengesho. Ikindi wirinde nyine kugwa mu byaha, ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byaha byinshi ushobora kuba byabangamira iterambere ryawe. Ubundi byirinde, nta bindi. So tugana ku musozo, amagambo make rero, kwibwa mu nzozi ni umwuka ushaka kwambura umugisha wawe. Wenda iki kintu cyo kibe very clear, aba ari umwuka ushaka kwambura iki umugisha wawe, kubura ikintu cy'agaciro mu nzozi, aba ari gutakaza amahirwe cyangwa se umugisha byerekeye ku iterambere. Umuti n'amasengesho, gukomeza kwizirika ku izina rya Yesu, no gusaba gusubizwa ibyibwe muri Yoweri 2:25 gusaba gusubizwa ibyibwe, no muri Yobu 20:15 gusaba gusubizwa ibyibwe. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga kuri kino kintu. Imana idufashe cyane. Niba wararose uri kwibwa inkweto, ngo nyine hari urugendo rwawe cyangwa se imigambi Satani ashaka kujya guhagarika, imishinga, ibintu nk'ibyo, cyangwa se n'ivugabutumwa. Warose wibwa imyenda mishyashya, ibintu bishya, menya ko ari inyenyeri yawe nyine ishaka kuzimya ikintu cy'agaciro kawe, icyubahiro cyawe, umugisha w'Imana ku buzima bwawe bashaka kujya gusa nk'aho babutinda cyangwa busesiranye. So n'ibintu byinshi navuga, kurota wibwa imyenda, ko ibyo byose bifite kurota wibwa ibyangombwa. Sana bajya barota wibwa ibyangombwa, se pasiporo, igitabo, ikarita, visa. Namwe ibaze nyiri izo nzozi, umva nyira hatari ikintu kiri guhagarika urugendo rwawe. Mbega umwanya agomba kujyamo, awene nk'akazi agomba kujyamo, nk'ini bagomba kwicaramo, nk'urugendo agomba gukora, babaje kubihagarika nyine mwisi y'umwuka. Abantu benshi bakunda kurota bibwa amatelefone. Kurota wibwe telefone ni itumanaho nyine, ni connection. Ubwo Satani nyine bakwibye amahirwe atuma uhura n'abantu, abayishe connection yawe hagati n'Imana no mu byo kumwuka birabisobanura, abatwaye ubumenyi bwawe, nicyo ngicyo bisobanura. So kurota rero wibwa amatelefone, ibyo byo twajya tuvuga ni ikimenyetso cy'ubujura bwo mu mwuka, bukubwira ngo senga ube maso kugira ngo atagira icyo ugutwara ikintu cyawe. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana waturemye, turaguhimbaza ku bw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 10:10 handitswe ko Satani yaje kwica no kurimbura, ariko wowe waje kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi.
muri Yoweri 2:25 Bibiliya ivuga ko uzadushumbusha ibyacu inzige na kagungu n'uburima n'inyatsi byariye. Iyo 20:15 bakavuga ko ubutunzi umwanzi w'imize bunguri ariko uzabuhuza mu nda ye. Turakwinginze kubw'amaraso Yesu Kristo umwami wacu, udusubize ibyacu Satani yanyaze, yibye, akoresheje abarozi, akoresheje abasatanike bagiye batandukanye. Turasabira gusubizwa umuntu wese turi mu masengesho, turi ukurikiye buno butumwa, umusubize ibye umwanzi yamwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro, umuryango, umugore, inshuti, amafaranga, abana n'ibintu byinshi Satani yagiye yambura abantu, ariko bidusubize mu izina rya Yesu Kristo. Inyenyeri zacu zidusubize. Haleluya. Imbabazi zawe nyinshi zigaragare ku buzima bwacu, utuburane Uwiteka, udutsindire, dusenye inzozi z'ubujura bwo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abarota basambana baba bagiye kujya mu kazi bikaba bihagaze, yaba hari amahirwe agiyemo akarota iryo joro yasambanye bikaba birapfuye, uwo mwuka nawo ubutwambure mu izina rya Yesu Kristo. Ubusenge kubwira isengesho, maze ubugingo bwacu n'imibiri yacu birindwe kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Uwiteka, rero turagushimiye ko hari ibyo ukoze ku buzima bwacu, utugarurira ibyacu Satani yanyaze, kandi turindishije ibyacu amasengesho n'imbaraga z'Imana. Imigisha yacu, amasezerano yacu tuyarindishije amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen, amen. So Imana ibamugisha rero, Imana ibarinde, Uwiteka biteho kubw'amaraso Yesu Kristo. Abantu bari nijoro tubifurije ijoro ryiza, abantu bari ku manywa tubifurije igicamunsi cyiza, abantu bari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, kuko mu isi ntabwo duhuza amasaha, mu isi ntiduhuza amasaha. So rero buri wese ku masaha ye, Imana imugirire neza, Imana imwiteho, Imana ikurinde inzozi zo kwibwa, Imana ikurinde abarozi batwara bakarwanya umugisha wawe, mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, 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 amen.